uri kubona gushyamirana kuri kugumya kuba hagati mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport hagati ya Tade ndetse n'abasaza ese ni igisubizo ese murabona niba ari ubuyobozi buri gutera kuba mwatsindwa ku ikipe ya Rayon Sport ese abakinnyi bo mwaguze murabishimiye ese kwitoma zakoze zo murazishimiye n'ubuyobozi wabaguze ari watagayo tuzagura abandi bakinnyi natubwira mu kigo tuzagura abandi bakirimo ibyishimo muri pere none ubwikizi dushaka ubuyobozi dufite cyangwa tuzakuramo umuyobozi kandi bizagenda neza ese ko uwo muyobozi wumva wabera Rayon Sport yakora ikintu uwuhe muyobozi muri wowe mu mazina yose yaciye muri Rayon ikintu yakora n'umugore n'umugabo mu rugo uri kumva iyo baticanga bajya inama bumvikane ku kintu urugo rusenye ni ukuvuga ngo rero niba tagenda dushobora kwicara ngo n'abari abasaza bajya inama bahuza bajya inama y'ukuru ntabwo kuri make twitabiriye niba twari kuba nishimye imusanze ese ko wari ubizi neza ko ikipe ya APR yatakaje ku munsi w'ejo itsinzwe ibitego 3-2 mwaje mu kibuga muzi neza cyangwa se munashaka kutsinda ikipe ya As Kigali gize gutya irabatsinda tugakora amanota tugakoramo amanota ese ko muri gukomeza gutsindwa amamatch agiye akomakomeye mutarahura na za Eri Herari ari amakipe ari guturuka muri Sudani ese imikino iri imbere murabona mwebwe ikipe yanyu iri kugana hagana biragaragara yuko ikipe ya Sport n'abayobozi ifite n'abatoza ifite n'abakinnyi ibyo bitakinishije n'abafana umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ese kuba muri kugumya kuba mwatsindwa muri izi match zigiye zikomakomeye ku ikipe ya Rayon Sport nkawe waturutse hehe ese uri kubibona gute yego ese ko ku munsi w'ejo umukeba yatakaje mukavuga ngo nta nkoko y'i Kigali yagiye gutora mu cyaro ngo biyihire uyu munsi mukaba muriwe cyangwa se mukaba muriwe n'abanyamujyi bagenzi banyu ese mwebwe murabibona gute nk'abafana b'ikipe ya Rayon Sport cyane cyane munakomoka hano i Nyamirambo mu murwa mukuru
ngaho nguko murabibona neza cyane, uku niko abafana b'ikipe ya Rayon Sport batashye uw'Abareyo nk'uko basanzwe babibitirira nyuma yo gutsindwa ibitego bigera kuri 2-0 n'ikipe ya As Kigali. Ni umukino utaboroheye, ni umukino wagaragayemo amasura atarasanzwe mu ikipe cyangwa se mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sport. Ibyo ngibyo rero bikaba bitumye ikipe ya Rayon Sport itakaza umukino.